nanone sinasoza kino kiganiro ntakubwiye ubunini bw'igihugu cya Canada, ariko nanone nkomeza kukwibutsa nk'uko nabikweretse hejuru position geographique y'igihugu cya Canada, ni uko aricyo gihugu cyonyine gikoze ku gihugu kimwe ku isi, nicyo gihugu gihanye umupaka n'igihugu kimwe ku isi, ahandi hose mwabonye ko ari inyanja. Reka nanone nkubwire ubuso bwa Canada, ni uko ari igihugu gifite ubuso bwa miliyoni 9,844,670 kilometero kare. Ubutaka nabwo uzasanga bufite miliyoni 9,93,507 kilometero kare. Amazi nayo afite purusa hafi 9 zingana na kilometero kare 891,163 kilometero kare nk'uko nari mbivuze. Amazi akaba agize 9% y'ubuso